Hello, hello. Mbese turahari tuba tugira ngo tuganire twungurane inama duhana ibitekerezo mbese kugira ngo ubuzima bukomeze kandi turusheho kugira ibyo tumenya turusheho kugira ibyo tunguka. Ni Grace niyo mwungeri Grace official. Ni Grace wanyu, Grace niyo mwungeri kuri Grace official. Twagarutse nanone mu kiganiro akuse mwarabimenye ubundi ikiganiro cyacu cyitwa ibanga. Tugiye kuzajya dutangira tubabwira ibanga. Ego ibanga noneho ry'uyu munsi tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku kintu cyitwa kugira ibanga. Ntabwo turi bujye kure n'ubundi izina ry'ikiganiro cyacu cyitwa ibanga. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa kugira ibanga. Mwarabibonye se namwe ukuntu abantu bo muri izi minsi bw'ababana muri iyi minsi ukuntu tutakigira ibanga, ukuntu ibintu byose dusigaye tubishyira ku karubanda. Wenda nshobora kuba ntangiye nk'ukuntu nzanyemo joke n'iki, ariko nzanyemo ibintu byo gutebya byo gukina, ariko reka wenda tubeseremo gakeya, sibyo? Ikintu cyitwa kugira ibanga, impamvu nabigarutseho ni ukuntu abantu muri no minsi umuntu muba inshuti wowe ukamwizera ukavuga ngo uyu ni inshuti bitewe n'ibyo mwanyuranyemo, bitewe n'ibyo mwagendanyemo, bitewe n'uburyo mwabanye, ariko nukuri umuntu ukagira ngo ni nka FBI bari bakoherejeho, ni nk'umuntu wa FBI bakoherejeho cyangwa ni nka maneko bakoherejeho, ugasanga umuntu yaje mu buzima bwawe wagira ngo aje kubusenya, ukagira ngo umuntu yaje mu buzima bwawe kugira ngo abusenye, kugira ngo nyine aburimbure nk'aho ariyo ntego yari afite mu buzima bwawe kuri wowe, kubera ko abantu nyine usanga muganira ikintu wenda uri no kumugisha inama ukamubwira se ko bimeze gutya na gutya mugiye kugenza gutya, ni ukuri akakugira n'inama ukamuvuga uyu niwe nshuti, ariko ugasanga mu nama kugiriye nka 40% wenda niho hashobora kuba hakubera ikintu kizima, ariko mu by'ukuri ugasanga ibindi kwari nko kukuneka cyangwa icyo intego yari afite ni nko kukuroha. Ntabwo ari uko anejejwe nuko wagira iterambere icyo kintu cyangwa ubuzima bwawe bwaba buri ku murongo, ahubwo we akumva ubuzima bwawe bwamera nk'ikizi, mbese nka Nyabarongo iri gutemba, iri gukora umurongo ugenda utagororotse. Rero nkibaza abantu tutagira ibanga, cyangwa ugasanga umuntu pe ni n'inshuti yawe, ni ukuri aranagukunda pe, ariko akaba ni wa wundi nimba afite nk'inshuti ebyiri ntashobora no kumenya ngo buri wese tuganira ibi uyu nguyu twaganira ubuzima bwe uko yabimbwiye anyizeye, reka nanjye mubere umwizerwa, sibyo? Reka mubere umwizerwa, ibyo yambwiye, ibyo yanganirije ndeke kumushyira ku karubanda, ndeke kumuvuga, ahubwo twebwe nkanezezwa no kuba icyo yambwiye, nanjye nejejwe no kuba nagenda nkibwira abandi, nkiganiriza abandi, nkiteramo abandi inkuru nk'aho ari inkuru yampaye. Noneho cyase ugasanga hari nk'abandi noneho barimo baravuga nabo inkuru badahagazeho, sibyo? Wenda uwavuze inkuru nge namwibwiriye, ntacyo yagiye amvuga, yego yamvuze ibiri ukuri namubwiye nubwo nari namwizeye yarantengushye, sibyo? Ariko noneho undi agenda anavuga ibyo bamvuze nawe ubwawe atazi neza, sibyo? Nawe ubwawe iyo nkuru uri kugenda uvuga ku bandi ntabwo yizi neza, ugasanga wenda araje turaganiriye ahise ambwira kankoresha izina ry'umuvandimwe wanjye. Mfite umuvandimwe muri wanjye mutoya witwa Sente. Buriya Sente aho kwa ba Grace ntagashobotse, asimbuka ibipangu, anywa inzoga, agira gute. Mu by'ukuri iyo nkuru ntabwo ayihagazeho, ntabwo Sente yigeze amubona asimbuka igipangu, ntabwo yigeze amubona anywa inzoga, ntabwo yigeze amubona mu kigare runaka, nta nkuru yewe
usibye kuba muzi gutya gusa, kuba ari umuturanyi wawe, kuba wenda aho ukorera nawe ariho akorera, naho honyine umuzi, ariko nta handi umuzi. Ariko ugasanga mu buzima kugira ibanga mu buzima ntago bishoboye. Ntago ndi butunga agatoki ngo wenda ngo abakobwa ngo abasore ngo abagabo ngo ahubwo ndimo ndashaka ngo twebwe tubanze mu kiganiro nakoze ubushize nazanyemo akantu ko kwiyinira, kureba ndi kuvuga ukuntu umuntu ashobora kukuvuga ikintu ugasanga nawe ubwawe wabigezemo uruhare. Ndi kuvuga ngo mbere yuko utera amabuye abakuvuze, wowe ubanze wirebeho, witekereze, ufate umwanya wawe witekerezeho, sibyo? Noneho ahangaha naho nicyo nari ngiye kuvugaho, cyo kubanza witekerezeho amakuru ugiye kuvuga, nawe ubwawe ntuyahagazeho, sibyo? Noneho ikintu kibabaje ugasanga aho uri kuyavugira ntago wabanje kwireba ngo urebe abantu uri kubibwira, ntabwo ubizi neza nimba uri kuvuga bizamugeraho cyangwa bitazamugeraho, sibyo? Wowe icyo ukoze utanze amakuru nawe ntuyahagazeho, ntuyazi. Umuntu wenda se usibye kuba umubona gutyo, muhuye gutyo gusa, muhura ku cyumweru, kabiri mu cyumweru, kangahe mu cyumweru, yewe niyo mwaba muhura buri munsi, ntago muturanye, nta kindi kintu muhuriyeho, nta handi hantu muzi, ariko wowe gusa uragiye uravuze. Tubwizanye ukuri, amakuru utanze utayahagazeho, bwa rimwe nimba umuntu anakubwiye ikintu ntago wakibika ukagirira ibanga n'uwo muntu. Kubera iki? Kubera iki abantu twahindutse kugira ibanga? Mana, naje gusobanukirwa impamvu abantu ngo basige bagira iyi ndwara y'agahinda kakabije, nuko ntabizerwa tukibaho. Kuko uravuga se ninjya kuganiriza uriya muntu ibibazo byanjye nubwo byitwa ngo ni inshuti yanjye, mwizeye gute katari bubivuge? Kandi se koko wizeye Grace afite Josiane afite Cynthia afite Gad afite Sabine afite Philippe, abo bose nyine ni inshuti zigiye zitandukanye. Noneho iyo nkuru nyitanze kwa Josiane, noneho Josiane nawe afite inshuti nawe ifite indi, bagende bahererekanya amakuru. Wenda ngo mbwiye amakuru Josiane mbwiye amakuru Josiane y'umuntu nzi ko Josiane atazi. Josiane nawe atanze amakuru avuga ati ni Grace gutya, wenda ngo nawe uwo muntu ntaganze. Noneho bihindukire bigere kuri nyiri makuru uwo ndi kuvuga, sibyo? Se mbwiza ukuri, aramutse ashaka kubwira ngo nari nzi kuri inshuti, nakubwiye iki ngiki, nzi neza kuri inshuti, nzi ko nkwizeye, ariko ndangije mbona urampindukanye, ntacyo uwavuze amakuru ngewe namwihereye. Noneho wowe babwiye n'amakuru, noneho ugasanga nta nubwo ubizi neza ko umuntu ari inshuti yanjye koko, cyangwa se hari aho tuzira, nta nubwo uzi ngo uwo muntu nawe tumaranye igihe kingana iki, sibyo? Ariko wowe icyo ushoboye ni ukuvuga ni ukuvuga. Mbese uri nka radiyo, reka mbivuge gutyo, radiyo nyine amakuru ifite iyatugezaho. Ntese muri publicité batubwiye ati icyambere ni amakuru, sibyo? Ako aya makuru ugiye gutanga, uzi ngo ugiye gusenya uriya muntu, ariko n'umusenya nawe ubwawe uraburisi wisenye, sibyo? Se ntabwo nyuma yaho ugira ikidodo ku mutima wawe uvuga ati nyamara ibintu wenda vuge Grace ibintu nakoreye Cynthia, ibintu nakoreye Josiane, ibintu nakoreye runaka, ntago ari ibyanyabyo, hariya rwose nagombaga nanjye ubwanjye gutuza nkacishika nkaniyubaha nkamugirira n'ibanga, sibyo? Kandi koko se uwo muntu nimba yakubwiye inkuru ye nawe ukagenda uyivuga, nyuma ikamugarukaho kandi ikamugarukaho akamenya ko yageze ku bantu barenze 2, 3, 5, ni gute atagira agahinda gakabije? Ahita atangira kwicuza, se kubera iki ibi bintu ntabyigumane? Kandi mu by'ukuri no kubyigumanira nibyo bibi, nabyo ni bibi, kubera yuko uko ubuzima tubayemo dukenera abantu, turakenerana, dukenera abantu nyine mu buzima bwa buri munsi, kuko kubaho no kubana. Ntago nabaho ntagufite, ntago wabaho udafite runaka gutyo na gutyo, kubera yuko kugira ngo ugere aho ugera nuko hari abo muba mwarabanye mugafatana urunana, sibyo? Njyewe nemera ko nta muntu wigira, nemera ko
ntabasha kubaho ubwanjye nyine, aho mbaho ku bw'abandi kandi nkagira n'abo mberaho, sibyo? Mbere hari abo mbereyeho, ariko nanone hari abambereyeho kugira ngo ubuzima bukomeze, kubera ko nta wigira, nta muntu wabasha kubaho wenyine. Ubwo rero akantu ko kutagira ibanga, please, ni ukuri tugatekerezeho. Ntabwo ari ngombwa ko nimba njyewe nkubwiye ibyanjye kugira ngo nkuruhukireho, urakoze ungiriye inama koko wendera namfashije, ariko byibuze bishyingure mu mutima wawe, sibyo? Bishyingure mu mutima wawe. Cyase nimba ari n'ikintu wumvise bamvuga, wigenda nawe umvuga, byibuze ngwino ungire inama, ngwino unganize umbwire segra ko bari kukuvuga gutya, nibyo nusanga ari nabyo umfashe gufata umwanzuro kugira ngo ibyo bintu bihagarare, cyangwa iryo kosa ndikosore, sibyo? Nimba atari byo umfashe umbwire uti komera umutima, bitware gutya, bigenze gutya, ubuzima bukomeze, nta mpamvu, ntago ari ubwa mbere umuntu yavugwa, byibuze undemo umutima umbwire uti ntago ari ryo herezo, ibingibi ni ibintu bisanzwe bibaho, ni ibintu bishobora kuba byabaho, nyine byibuze unkomeze, sibyo? Ariko bavuze nawe uravuze, bakubwiye noneho nawe ugiye kubwira n'abandi. None ikindi kintu nabo naje gutekereza, iyo bari kukubwira amakuru yanjye, wowe urenzaho iki? Ntumbeshye ngo uraceceka, sibyo? Ahubwo nawe hari utuntu ugenda ushyiramo ushyushya, mbese ukamushyushya rugamba, sibyo? Ariko akantu ko kuba twagira ibanga, twongere twitekerezeho. Nta muntu mukuru wo kutagira ibanga. Isi tugezemo, isi yabaye umudugudu, isi yabaye akadomo. Ubu ngubu nshobora kuba nabwira umuntu ikintu cyangwa umuntu akakimbwira, umva iminota 5 byonyine tubiganiriye bigahita bikwira ahantu hose, isi yose. Ariko nanone uhite wibaza, se nimba njyewe mvuze uriya, nanjye baramutse bavuze ibyanjye, sibyo? Njyewe baramutse bavuze ibyanjye, uhite wibaza, naguma nkomeye, nakumva ari ibisanzwe, nakumva nta birenze, mbese byibuze nako kantu ugatekerezeho umbwire. Ako kantu nako ugatekerezeho mbere yuko umvuga, mbere yuko ugira uwundi uvuga, mbere yuko ujya kumena ibanga ry'uwundi muntu, banza utekereze ni ari wowe bavuze, sibyo? Uhite nabyo byibaza, wibaze ngo ari njyewe bavuze, ari njyewe bakora iki ngiki, ari njyewe uwo nabwiye ibanga, uwo twaganiriye, ari ibyanjye ashyize ku karubanda. Mbere yuko uvuga abandi, banza witekerezeho, sibyo? Banza utekereze ari wowe babikoreye. Uhite mbese ni ukuri, nimba utanagiraga ibanga wigaye, ariko nanone ufata umwanzuro, sibyo? Wigaye ariko nanone ufata umwanzuro, uvuga uti ahangaha nanjye ngiye kwikosora, ngiye gufatirana, biracyashoboka ko nanjye naba mwiza, nanjye byashoboka ko nagira ibanga, byashoboka ko ntagenda mvuga man, oya pe, nagari byo, nagari byo kugenda tuvuga kutagira ibanga. Naho ugasanga ntabwo uri kubimbwira kugira ngo uwo muntu turebe ikintu twamukorera, cye tubiganireho, nkugira inama y'icyo uwo muntu wamukorera, ahubwo uri kubivuga nko gutanga amakuru nko gutanga itangazo, uzi runaka, ndetse mu by'ukuri abimbwira ngo mbimaze iki? Uko abantu dufite byinshi byo kwihigira amafaranga, byo kwishakisha, byo gushakisha ubuzima, mu by'ukuri turinjira mu buzima bw'abandi kugira ngo tubigenze gute? Noneho atari no kugira ngo tubafashe, byibuze ari ukugira ngo tubafashe, byibuze ari ukugira ngo nyine ubuzima bw'umuntu bube bwiza, agire urwego avaho, agire n'urwagera mu buryo bw'iterambere, mu buryo bw'imikorere, mu buryo nyine ikintu runaka, urwego dushaka kumufanaho kugira tumugeze. Ariko akantu ko kuvuga wapi pe, wapi naga ku kantu kagezweho, sibyo? Twisubiro, twitekerezeho, twirebeho, tubibone yuko kugira ibanga muri no minsi ni ngombwa. Akantu ko kugira ibanga ni ngombwa, birakwiriye, nanjye birankwiriye ko tugira ibanga muri iki kinyejana, kubera yuko uyu munsi ni njyewe ariko ejo ni wowe.
uyu munsi ni wowe ariko ejo ni njyewe. Mbese wumve ko numvuga uramvuza uyu munsi ariko nabo bazakuvuga ejo, nanjye menye ko ninkuvuga uyu munsi nanjye ejo bazamvuga, kubera ko nanjye ntabwo ndi mu isi y'abavuga gusa batavuga. Oya, ndavuga ariko nanjye bamvuge. Niko isi imeze. Rero dushyira agapira hasi ubundi tubane neza, ubundi aho umuntu akugira noneho ikintu gitangaje kugira ngo umuntu akugirire icyizere ni ukuri ntukabifate nk'ibintu biri aho bisanzwe. Uzwi icyizere ari cyo kintu kugirirwa icyizere ni nk'ikirahure. Iyo ikirahure kimenetse ntabwo bishoboka ko wagisana. Niyo umuntu yakugiriye icyizere nyuma ukamukora akantu akabona kutari umwizerwa, byera byirabura. Nanjye kuvuga ngo byagora ntabwo byakongera kwemera ko akugirira icyizere, sibyo? Ntabwo bishoboka ko yakongera kukugirira icyizere, ahubwo icyizere cyawe icyo yari yaraguhaye cyose uba wacyangije. Mbese uba umweretse ko yizeye umuntu utari uwo kwizerwa, sibyo? Uba umweretse ko yizeye umuntu utari uwo kwizerwa, noneho ukaba umuhaye impamvu yo gutuma abona ko nta n'umwizerwa uhari. Bihita bituma avuga na Grace ko namwizeye nawe akankora biriya, agahita abona ko nta mwizerwa ukibaho, nta mpamvu yo kwizera umuntu. Agahita avuga ati okay, ibintu byo kwizera abantu, ibintu byo kumva ko hari umuntu nagisha inama nagira gute birarangiye, reka mbicemo akarongo birangirane nawe, sibyo? Ngayibaze ukuntu umutima we uba wawangije. Ariko ntabwo nibwira ko n'uwawe usigara, ntabwo wabinyemeza, kubera yuko nawe umutima wawe ku bantu bagira umutima wa kimuntu ariko, kuko naje gusanga hari abantu batigaye, ariko nimba ufite umutima wa kimuntu nawe usigarana ikidodo ku mutima ukavugusha uriya muntu namuhemukiye, wenda ugasanga ubaye n'ikigwari ntubashe no kumusaba imbabazi, nimbe n'uwasabye imbabazi. Ariko reka ngarukira aha ngaha, turi muri cya kiganiro cyacu cyitwa ibanga, ariko tukagaruka no mu kiganiro cyitwa ibanga, ariko tukagaruka twari turi no kukanira kukugira ibanga, sibyo? Reka ngarukira aha ngaha, ndeke kurondogora, ndeke kuvuga ibintu byinshi. Ikiganiro ni ibanga, nakagaruka, ariko ntabwo nakibagirwa kubabwira ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Ineza urayisarura ni nabo ukayisarura. None ikintu gitangaje ni uko nubwo utayisarura none n'abaza gukomokaho barayisarura. Umubyeyi mwiza abanira abana be neza, sibyo? Akababashakira inshuti nziza z'umumaro. Noneho iyo wababaniye nabi bituma bakura bafite abanzi benshi, ariko iyo wababaniye neza bituma bahura n'imigisha myinshi mu buzima butandukanye, bakagira ibyo basarura, bakagira imbuto basarura ku bwawe. Ciao ciao, nakagaruka. Ni niyo Mwungeri Grace kuri Grace Official, ariko kandi sinakibagirwa kubabwira ngo mukore subscribe, like, share, comment. Imana ibahe umugisha.